Hello nongeye ndacyabasuhuza ni Neyizoporo muri kumwe, kano ikintu ngiye kubagezaho ni akantu k'ubwenge. Murabona ko ino sikirini yanjye iragaragaza ko ndi kuri WhatsApp. So hari akantu keza cyane WhatsApp yashyizeho, abantu benshi ntabwo bakazi, bamwe barakazi ariko abantu benshi ntabwo bakazi. Niba nawe utari ukazi nakubwira ngo kora subscribe hano hasi, ndetse ujye unanyandikira muri komenti umbwire ikintu cyose wumva wibaza. Ushobora kunyandikira nkakubwira ati ngifiteho amakuru cyangwa singifiteho amakuru, kuko n'ibingibi byose mba ngiye nkora ikiganiro cyinshi nkora, ibyo ngenda nkora hano mbigisha ni abantu baba babimbajije, haba kuri WhatsApp cyangwa se hano muri komenti nkahita mbikoraho inkuru. So rero murabizi ko dusanzwe tuba mu magurupe ya WhatsApp atandukanye rwose. Ndabona nk'iyi ni gurupe ya WhatsApp abantu barapostinga. So gurupe ya WhatsApp iba ifite umuntu wayishinze cyangwa se uwo bita admin. Wenda admin kugira ngo umubone aba afite akantu kitwa ngo admin, kanditseho ijambo ngo admin nk'uko ubibonaho hano. So uwo muntu wa admin aba yemereye gushyiramo umuntu cyangwa se agakuramo umuntu. Rero hari indi option ibaho yo kuba umuntu w'umu admin ashobora gufunga gurupe abantu ntibabashe kwandika, akaba ari we wandika wenyine. Wenda naguha nk'urugero, wenda nkorana nk'iyi gurupe, urabona ngo only admin can send message. Turebeye hano hasi urabona barakutwereka ko aba admin ari bo bonyine bemerewe kwandika message. Kuri iki gihe noneho rero ushobora gufungura gurupe yawe, wamara gufungura gurupe, wenda nk'iyi ngiyi ni gurupe, ushobora gufungura gurupe nk'uku nguku, warangiza ukaza nge admin nkaza nkareba poste y'umuntu like this, nk'iyi poste nkayisiba, nkakanda hano hejuru nkakora delete. Iyi poste si nge wayanditse, nk'uko mubibona urabizi neza ko poste wanditse cyangwa se ibyo wanditse muri gurupe cyangwa kuri chat biba bifite ibara rijya gusa se nk'umuhondo cyangwa ukundi kuntu. Ukwandikiye bikaza bisa n'umweru, cyangwa se tukavuga ko weho ibyo wanditse biba biri ku ruhande rw'iburyo, ukwandikiye bikaza ku ruhande rw'ibumoso. So reka tuze dufate ino message y'uno muntu bita ngo ni Rubori. Yenda mvuge ngo Rubori yenda yanditse ibintu aravangavanga, ariko si Rubori, ni Rubori TV, mugende muyisure yitwa Rubori TV. So wenda tuvuge ngo ashyize ibintu muri gurupe nge nashaka ko abantu babona kandi yabyanditse, kandi mubwiye ngo bisibe hari igihe atabisiba. Kera wasanga ngo umuntu apostinze ukamubwira ngo siba icyo kintu hita ugisiba. Ubu ngubu ntuzongere kubwira umuntu ngo nasiba ikintu kiri yanditse muri gurupe yawe, ahubwo weho nimba uzi ko uri admin ukabona umuntu yanditse ikintu muri gurupe kibi, apostinzemo ibintu bibi, ifoto mbi, kandi ugashaka ko iva muri gurupe yawe, abantu abamemba bo muri gurupe yawe batayibonye, uzafata iyo message yiwe utsindagiraho akaboko kawe, nurangiza ukande hejuru ahantu hari akabuto kameze nka delete, akantu ko gusibangira ngo urakazi, ugakandeho. Numara kugakandaho uzabona option ivuga ngo delete message from, kuri uwo muntu, siba message ivuye kuri uwo muntu. Hari ahantu uvuga ngo delete for everyone, delete for me or cancel. Nimba ushaka ko ya message wa muntu yanditse amajije kuyandika ukaba ushaka ko isibama mu bantu bose bari muri gurupe, uzakanda hano hantu handitse ngo delete for everyone. Bahita baza gukonfirma bavuga ngo as an admin, nk'umu admin wa gurupe ugiye gusiba ino message y'uyu muntu ku bantu bose kuri chat zabaye muri no gurupe. Buri muntu wese arabona ko message yasibwe. Ese koko urabyemeza ko ushaka gusiba iyo message? Uvuge uti ngewe ndabyemeza, ku bubasha mpabwa ndabyemeza, uhita uyisiba. Hano hazahita kuvuga ngo you delete this message as an admin. Kubera ko uri admin wabashije gusiba ino message. Wenda reka turebe umuntu utari umu admin, tuze duswitchinge nka WhatsApp yindiho hano ukuntu, tuze turebe nk'ahangaha. Ahangaha twebwe ntituza ninza nkareba message zasibwe. Reka wenda nze ndende ngere kuri ya message wa muntu yasibye, urebe ukuntu baraza guhita bambwiraho hano. Sorry
Biranga ukuntu bazavuga ngo this message was deleted by admin faster shop. Urabona ntuza se cyangwa ino groupe yitwa faster shop. Uno muntu bita Rubori, mugende musure, afite YouTube channel yitwa Rubori TV, acishaho amakomedi. Iyi message yanditse bitewe na sensitive yarimo cyangwa se amagambo yararimo, byabaye ngombwa ko isibwa na admin faster shop. Iwe yayisibye. Bivuga ngo twese abamemba turi hano muri groupe twabonye ko ino message yasibwe na admin. Rero muri iki gihe ntuzongere kubwira umuntu ngo yakuvangiye muri groupe ngo yanditse ibintu bitabaho. Ushobora gusiba message yanditse ikava muri groupe, nimba ari n'ibyo yari yasharinzemo bibi cyangwa bitari mu murongo w'ibyo murimo, ugahita ubisiba. Rero babantu mwafukaga ngo groupe zazanikwamo mwebwe mwenyine runaka ngo abantu baravanga, no, ntajya avanga, jya uyisiba, ntavanga uyisibe. Ibyo nta kintu bitwaye, nta buntu uri kubisiba azabireka. Rero aka ni akantu gashyashya nagira ngo mbwire abantu bakoresha WhatsApp babimenye ko ibyo bintu bibaho. Rero rwose nawe niba ukunze video yanjye, hano hasi muri comment gira akantu wandika umbwire ati bimeze uko nguko, ndabona ari fresh. Kandi nawe nimba ari ikintu wifuza kumbaza wambaza, nta kindi mba mbere hano no kubasubiza, kubafasha ibintu byinshi bitandukanye. Yari Nizo Pro. Ciao.